mbere b'i Roma kandi ko ashobora kuba yarakoranye n'intumwa Pawulo. Nyuma y'uko Petero apfuye azira ukwemera kwe, abakristo benshi bari bafite ubwoba. Bari bibaza niba Kiliziya yari gukomeza kubaho muri ibyo bihe by'amage. Ariko Linus ntiyemeye ko ubwoba butsinda ukwemera. Yafashe inshingano zo kuyobora abakristo, abakomeza umutima, abibutsa amagambo ya Yezu ndetse n'inyigisho z'intumwa. Muri iyo myaka Kiliziya yari ikiri nto cyane. Nta nsengero nini zabagaho, nta bwisanzure bwo guterana bwari buhari. Abakristo bahuriraga mu ngo rwihishwa, bagasenga kandi bakomeza kwizera nubwo bari mu kaga. Papa Linus yabaye urumuri muri ibyo bihe by'umwijima. Yakomeje kubungabunga ubumwe bwa Kiliziya, arinda inyigisho zayo kandi afasha abakristo gukomera ku kwemera kwabo. Nubwo izina rye ritavugwa kenshi nk'aya Petero cyangwa se Pawulo, uruhare rwe rwabaye ingenzi cyane mu mateka ya Gikristo. Iyo Linus ataza gukomeza umurimo Petero yari yatangiye, birashoboka ko amateka ya Kiliziya yari kugenda ukundi. Amateka kandi avuga ko yamaze imyaka myinshi ayobora Kiliziya y'i Roma mbere yo gusimburwa n'undi muyobozi. Nyuma y'urupfu rwe, abakristo bakomeje kumwibuka nk'umuyobozi w'umunyabwenge, umunyakuri kandi witanze ku murimo w'Imana. Uyu munsi Papa Linus yubahwa nka mutagatifu muri Kiliziya Gatolika, kandi izina rye rikomeza kwibukwa mu rutonde rw'abapapa ba mbere bubatse urufatiro rwa Kiliziya. Inkuru ya Papa Linus itwigisha ko ubuyobozi nyabwo budashingira ku kwamamara cyangwa se ku butunzi, ahubwo bushingira ku budahemuka, ukwemera no gukorera abandi. Murakoze kudukurikira mu